ingona ishaka kurya umuserebanya, igikeri ikarya imbeba, ikarya ifuku, we yakunanirwa wose. Ariko wowe n'ifuku nk'esheshatu uzirenza igeje ibiro. Judo catholique, judo protestant, nabwo judo adventiste, kayigutera judo adventiste. Nima mwakwitura hasi kandi na pasteur nabwo agutabara. Usimbutse Urebe ukuntu ari abarozi wabo. Ageze ku bisheke byitwa abantu barya. Urebe ko abantu barya abantu. Niko bavuze ngo mugende mujye gucuragura. Nawe wajyamo. Wigeze kubaho mu baskuti? Mu baskuti bahe. Uba nawe n'ingwi yavuze. Uyu niwe mucuraguzi rero. Atangiye byasuguti. Uyu niwe mucuraguzi wadaje. Uyu ngo bitubwire none we bidusobanurire. Niyemeje ko umuntu uzajya kumugusabira ari Amag the Black. Mbabari uretse kugira amagambo menshi. Mbabari none ko cyuri inshuti y'Akagara. Oya turi inshuti gusa. N'umubonye. Ndakubwiye ntukajye imbere kuri Nyabarongo ku Nyengero. Nk'ingoni muriye yamuriye iminota ingahe? Oya ni milu. Babyita milu. Ni milu. Zaraka gahanga hano. Agahanga niko sorry grand fa umutwe nawe zana amaguru yawe. Ariko hari bidukikije bimwe na bimwe ushobora kurabira. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yeah, to begin now, thank you very much for our anniversary. Reka turebe abadversaire ukuntu bameze rero ko bari kureba ko Kigali News Channel imeze neza. Reka turebere hamwe uburyo tugiye kujya mu kiganiro. Tukaba tumaze kubona ko Amag the Black amaze kuba ashaka kugira ngo azamuke, ariko ari kuzamuka abana n'umunyamakuru. Nyatwe hano turi kumwe na Kangaro. Yongeraho Mr. Kangaro. Mr. Kangaro sa. Kangaro yizi. Kangaro. Oya ntago ari Kangaro vuga. Kangaro. Ni Kagara na Kangaro ni kimwe. Nuvuga ngo Kangaro kugira ngo ibyara ariko ikoze ibitangaza. Kuko ibyo bitangaza ikora ihita ipfa. Agasezera. Uwo ni umugabo usezera ariko. None rero bavandimwe ngira ngo muratureba ko dufite ibiganiro byiza, tukaba dushaka kugira ngo muzajye mukora subscribers and voluntary mugakora iki, mukitanga aba volunteer mugakora abonnement, mugakora share kohereza kuri bagenzi banyu, hanyuma mugakora iki, mugakora comment, mukavuga ibyo mushatse kuri twebwe, mukavuga ibyiza n'ibibi cyose turabyemera. Judgment. Asigaye rero ikiganiro kiratangire. Uraho Kagara? Ko Grand fa. Grand faka. Grand fada. Uvuga nk'ufite amenyo ubivuga ngo Grand faka. Okay. Uko bimeze kose uko bisa byose the same. Kuko kubera kuvuga nabi bigomba kuba bibi cyangwa se nkabyumva nabi. Reka dukomeze aho ngaho rero amasaha ageze ngira ngo bibaye sangahe isaira ubanza Amag the Black yayibye. Utiri kwa Amag the Black yaretse ibintu byinshi cyane, bimwe na bimwe akabashaka kuzamuka nawe akazamuka agana hehe, agana mu bukure bw'abasaza akajya mu bantu b'abasaza ariko baba legend bakomereza aho ngaho badasaza ngo bitwe ngo barazimye. Ntabwo ashobora kuzima, usibye ko yabaye umworozi, yorora inkoko, akora amatotoro, kuko amatotoro ni ifumbire. Bose barayorora amatotoro se cyangwa ni nk'umusaka kubyita umusaka arayabika. Usibye ko atabika mu buriri, ntabwo yabika mu buriri ariko umenye byo kuvuga amatotoro barayorora. Bagira bati amatotoro bayorora amase ni ifumbire. Bagenza bate igihe yabitse ubukuri. Ntabwo yororwa ariko ubu yabitse rero arayadepa. No kudepa. None se muri depo ye badepa ibishyimbo, bakadepa imyumbati, bakadepa ibiki. None se amatotoro bayadepa? Yego baradepa. Uze kudepa niki? Ni ufite depo y'amatotoro ugiye kuba umukire. Impamo. Ariko reka mbwira, hari ibintu abantu biba basigaye bibagiza. Uramutse udepye amatotoro ukagira nibuze nk'inzu yawe ukayuzamo amatotoro akuzura kugera kuri plafo, uba ufite ifumbire bashobora kugurira ugakira. Udepye amase ukadepa amase ukayadepa pe inzu ikuzura ikagenda ikagera kuri plafo, uba ufite umutungo udasimeze nk'iby'abandi. Gufiningiza. Gufiningira. Noneho hari ikindi abantu bashaje ariko bagira Ikinyarwanda. Inshaje narakubyaye. Inkari z'inkwavu. Inkari z'inkwavu ukaba ufite nka litiro zingahe? Injerekani 2 zahindura ubuzima. Ngaho hari ibindi nabyo bitanga ifumbire.
abantu basigaye bigira ngo bahanze imirimo ngo barashaka guhanga imirimo. Inkari ngo z'abantu batwite, numvise ngo abantu bahanze iyo mirimo simbizi ntago nigeze zibona. Abantu batwite se barutse abandi batwite, abandi badatwite ntibagira inkari. Nkawe ufite inkari, usibye ko ufite na litiro imwe nayo ufite, ariko se impyiko zawe zingana gute? Urubaze ngo inkari nazo ngo ni ifumbire iteye ubwoba. Ariko hari ikindi tuyibagiza kugira ngo tuzakivuga ngo biteye isoni, ngo igihe uvuze gutyo usesanguye kuba uvuze ibintu bitameze neza bidaha urubyiruko kubyumva. None se amabyi nabo bayavuze, nabo bavuze nabira utayatutse umuntu ukamuvuga ngo uri amabyi. Hari abantu batukana ngo uri imbwa, uri amabyi, kandi ntabwo uhinduka amabyi. Ariko amazirantoki niko bayise kugira ngo turebe ko twayaha izina ryiza. Ngo amazirantoki biriya bintu ni ifumbire iteye ubwoba, iteye ubwoba. Hari indi fumbire navuze, ikintu byagiye hari amazirantoki iyo yafumbije ari menshi imyaka irababuka. Nawe se watanga menshi yakanyo ayawe ntago yafumbira pe. Ntabwo urabanza ukayabuza amazirantoki, reka mvuga amabyi yawe ntago urabanza ukayabuza. Amabyi ntago yafumbira pe. Wenda nje birumvikana. Uriye iki? Ariko amabyi yawe ntago yafumbira pe. Bwira. Na amabyi de black se ntago yafumbira. Wese ntago ajya kwituma. Ni amabyi de black. Sinerama. Na numvise mbwiye gutyo. Sinerama ariko ayapfenda. Oya numvise bigenda. Kanyo. Ngo nkubwiye. Ugifite uwo musazi. No se bulldog. Umeze gutya. Binyereka n'uburyo amazira yawe ameze ashaje. Yego. Ashaje niyo meza ayabuze. Burya ngo imboga ziryoha ziboze. Kibazo zigumye mu cyumba. Ntabwo zivamo. Ibishyimbo niyo bitabamo. Sasa n'ikindi n'amahurunguru. Ari umugani, niba ari umugani, niba ari insigamigani ivuga ngo ndagufasha iki wigeze unera kunsina. None wigeze utanga ifumbire. Abayagwaye ifumbire ni nka kwa kundi umuntu avuga ati wampaye wanereye ku isambu se. Icyo gihe rero bakubwiye ati nta fumbire watanze, nta gitoki naguha, uraza gusaba imineke hano nta gitoki naguha. Ariko hari akantu kamwe ngiye kubwira. Hari ukuntu bavuga ngo ihene itanga amahurunguru, urukwavu rutanga amahurunguru, yego, n'izindi nyamaswa zitanga amahurunguru, nyango harisha, hari Kagara n'umwana regana imbeba itanga amahurunguru. Ariko ubanza amahurunguru y'imbeba adasha. Ariko uri mu gihe bagwanya naga ni nka yawe, ni nka yawe. Imbeba itanga amahurunguru birashoboka wowe warwaye. Ariko nanjye ndabikekeranyaho. Reka nkubwire, narwaye constipation. Reka nkubwire, warwaye constipation nawe utanga amahurunguru. Nukuvuga ko abantu barahurungura, ihene zigahurungura, inkwavu zigahurungura, inka nidatanga amahurunguru. Inkeragira gute? Iraniye itamase inzovu biga kaminuza. Ko bwa kaminuza niko ibintu byose bizi. Inzovu yituma iki? None se kubwira ko nzi inzovu yituma inkwi. Kuko buretse arakantu dushaka dushireho umucyo washanze. Kuko buretse wasanze bose manze mvuga yabyituru kanyombya nabaretse kuko nte nabona zawe mvuye ngo ndayizi kandi yumva bayo abuse zawe n'ibyo tuvuga. Niko niga kaminuza. Reka ngubwire akantu kamwe ndakubwiye. Inzovu itanga inka kuko wasanze ahantu inzovu yitumye, ntabwo yituma deje itaye ibyo byitwa gute? Uzi ko abantu babuze ugenda ugafata byumye turi muki ukagenda ugacana ugateka neza. Kubera iki? Nose kubyo bintu byitwa iki? Niba tuzi ni nka ya makara bajya bakora nk'ibyo. Reka nkubwire ibindi. Hari ikintu cyitwa imvubu. Iravubura yatape kandi ntabwo ushobora kuyabona kuko yakubita umurizo kugira ngo kuko ngo nibanga kugira ngo imvubu utazabona iki, utazabona. Ariko hari n'amabyi uzabona amanuza amazirantoki amabyinako kugira ngo kuko ngo amabyi ngo avamo umuti. Ndakomeza amabyimvu baravura avamo umuti kubera ko ngo abavuzi ba gakondo igihe babibonye biriya ngo biravura kandi ntabwo ari ukubeshya kuko
hari ikintu kimwe ngiye kubabwira mu mabanga noneho bitari bya bindi by'amaradiyo bavuga ngo radiyo ngo bavura kanseri ngo bashaka kugira ngo ufite igitsina gito ngo agire ikinini sinari bavuga igitsina cy'abagore ibira by'imiti yo kongera akanyabugabo cyo kongera akanyabugabo ubuse bongera akanyabugabo kuri indi cyane ko bongera akanyabugabo ku bagabo nawe se musenye ntabwo ndi umugabo ndi umugore bakongera igitsina se n'ikikurenga ntabwo mvuze igitsina byakurenga nibagire ngo nkuna akanyabugabo cyakurenga cyaba kinini cyakurenga icyo gitsina ahangaha ntabwo uwo muti wakora Kanyombya twumvikane hano hohoye kuri Kagara ase ko mwanyihaye ntabwo twakwihaye ariko ariko ibintu tuba tubibona none se ko Fils afite urwara buriya yajya gushaka biriya bintu koko urwara ariko rero nta kibazo niko Imana yakuremye ni nako wavutse ariko hari akandi kantu kamwe uyu nguyu birasaba amasengesho gusa iki ngiye kuza kibazo n'amasengesho ntabwo yagufata uretse maze ngubwire Kanyombya n'amasengesho ntabwo yagufata uretse umuntu asenga nuko afite ikibazo cyangwa se aruko arwaye ntabwo ari ibyo ubuzima mfite ntabwo ari urasenga reka mbikubwire abapaseri b'inzaduka bumbavuyeho ko ejo twarabavuze nuvuga umuntu asenga yifuza kugira ngo Imana imugezeho ntacyo nifuza Kagara uramutse usenze isengesho Imana wayisaba iki jewe oye nuzi kurya ayiwe naguye turi gushaka ibiryo uriye ngukurese aya Kagara vugisha kuri bana uyu kandi ukuri ndi kukuvugisha nyine ikibazo cy'abantu mbega mushaka kumva ibyo mushaka kumva mwumva ibyo ni kubabwira bishaka ko mwumva nyine ubundi biragoye kubwira umuntu icyo ashaka kumva ubu se nkawe urashaka gukura ende njyewe oya wanyereye ku busaza bwawe ubu se nkawe uzasaza n'ubu ni umusaza oze no kukivunda asanga nshaje uzi ko arutwa na tapi arutwa n'uburangite arutwa n'ishuka ubu uzasaza ende njyewe ubu se warakuze ko umutwe wawe uduha icyerekezo cyo gutekereza ukuntu ungana no mu myaka reba umuntu uyu ndebye ufite afite imyaka ingahe wabura se 42 ibyo beshya ni ukuri ubu se tugiye mu bukwe uzi ko dukora ubukwe tugakora ubukwe ugasaba ugasabwa hanyuma bakavuga ati abasaza nibaze wigize umusaza muri noneho bakakubwira ati none wowe ngwino nibuze ufate umuheha musangire umusaza mugenzi we bagusabye umugeni ubu wajyayo nawuzwa niki iki kibindi bakora icyo kibindi ni ya myumvire mu gifite oya nabwo ari myumvire iki iyo myumvire niyo muri 62 ngo tugeze 2025 ubu hari interval irimo interval ni ibiki ni kuvuga ngo ni nk'intera urumva mwebwe rero mind mu gifite ndi kubasiga imyaka igera muri 40 muri mind ndavuga muri mind uko imyumvire mufite nyakera cyane irashaje ariko ni igihe cy'agatadoba none angaho urihe turi kuri Kigali News Channel ndeko muntu naje kwigira kugira ngo norore none hanga turi kuri Kigali News Channel suhari sufite microphone turi kwivugiramo nje ndihe afite iterambere kubera ko uriya mugabo yamuhaye telefone rero agiye kwiyemera ngo ari mu ninde wayiguhaye mbese none se nkubeshye ninde wayiguhaye rujama yiguhaye kubera ko abona ko iterambere ryawe hari n'igihe umuntu aguha ikintu akugiriye impuhwe oya nta mpuhwe ni imbaraga nyinshi amuzirimo hanga wakoresheje wowe ni ukubera yuko abanya ko n'umuntu ugira gute ase reka nkubaze uteganya kuzakora ubukwe ayiwe yewe ayiwe no kuvuga ngo there is two choice aramahita mabiri ndi kubaza gusa répondez par vrai ou faux yes or no uteganya kuzakora ubukwe yego ufite umusheri se muzabukorana yego ndamwihanganira burya rero ngo igihe washatse umugeni washatse umugore umuratinda mugasa ubu ngubu nuko ko nushaka umugeni uzamera nk'abandi biba umugani uvuga ngo abantu baratindanye barabanye bagenda basa nawe ubwo ngubwo urashaka uzasa n'umugeni wawe njyewe se no kureshya nawe uzakubitwa shahure uzagira amano yo kuno bagonda bazamushyira mu gakapu azamuza mu gakapu ajugunye uramenye ikintu ugiye kugiraho inama ntuzagire Kagara ni muntu ki
umuntu ukiri uzumbwira ngo umugore akazangurita nkubita gutese umuntu biciye udakuze mu zenzira se warakuze insina itangira ari ntoya igakurika bandeye ubwanwa bwo hari ukuntu bukudefanda buramufasha niyo mpamvu uzi ngendi wowe naze nkora ya mikino yo gukubitana imitwe ku buryo bwo gukubita umuntu se ngo urabwira Kagara ko nawe nta bwenge ufite urabwira Kagara akubita umutwe arawukubitana uzi ko ashaka kugukubita umutwe kwivi bigahita ariko no kwivi ntagiye akakuvuna rusaka ashaka kugukubita ku Murundi nangwa ku Munyarwanda hano inyuma yagukubita ivi ku Munyarwanda nangwa ku Murundi niko singaho mbwira Kagara uko ubibona abageni bakunda niba be tayari Kagara agiye gushaka uyu muntu kweri ugiye kureba ntabwo agiye kwikoresha no dore ikintu bavuze ngo abagore bafite agaciro ugeze mu rugo ugatomboka gato umugore yagukandagira ku gikanu iryo shene naramutse wamera nka shikirete iryo shene naramutse naryikoreye no kuri ture hazaritura bishatse singushubije agatura ituro se mu rusengero nagiye kuryikora no kuri tura nabishaka zaritura kintu ase bundi uramufite ubu tuvugana uramufite jewe se mu bitekerezo nibyo mu bikorwa wapi no kwikinisha okay bose turatekereza niko nanjye mfite nziko nzamura umbakomeza wikinisha waje kuzarwara prostate urayifite ni wikinisha niko ahubwo se ngawumbwira uwo mugeni araje usibye ko ntamubera se ukwe kubera iki reka maze mubaze reba Kanyombya ari pare uri pare nkujyane ngushore kweri bagenda gukandagiye ku gikano kandi ugira amakari iyo ngeso yawe y'amakari yo gutomboka kuvuga nabi ubizanye kuri mugore yagukandagira ni mama uwashaka Aline yagukandagira shaka afite ivi hariya ni nk'irigihene yari gutera kumenyo akugiriye ariko reka nkubwe ubundi reka nkubwira ikintu kimwe uzajya ukora utu video nubwo yakora siporo uzajya ukatira hagati kandi kugira ngo none ikintu ugomba kumenya se kandi nakubwiye ngo ano who I am uza kumbwira ko ndi inzobe kubera ko ndabizi je nakubwiye se nguri iki kucyo ko binyibutsa se n'uyu munyamakuru Amagide Black amaze kumenya ko uri icyo tutazi yego ntunakimenye icyo utazi ushaka kunakimenye aya magambo azajyana ku mugore ntamwishe icyo tutazi kigumane yego amwice se kereka akoresheje uburozi kubwire rero kereka akoresheje nubwo umugore yaba yitonda hari umugabo wari umeze nk'uyu uzi ukuntu yahanaga umugore we yaramufataga akamufata kaca akaguru ongera uvuge wanya n'imbwa wa undi ahagaze ati mbabarira arangije we akaboroga nibyo uzajya ukoresha ndareba n'ikiganza cyawe kidakacira neza akarenge nangwa akaguru nyewe ukuntu mbikubwira rero ugomba kugenda witonze ukagira ikinyabupfura kugira ngo oya nimba afite umugore wo mu bitekerezo byo ndabyubaha nawe ninde uzasaba ibitekerezo ndabizi se ko ntabwo yitwa nyirabitekerezo ntabimenya ko ndamusabira ndabimutekerezuye kuko ibyo nawe umeze nk'utekeye n'undi ariko ntabwo ari ikibazo uko biri kose uwo mugore niyemeje ko umuntu uzajya kumugusabira ari Amagide Black mbabarira kugira amagambo menshi mbabarira nose kuki uri inshuti ya Kagara oya turi inshuti gusa ukanga kugira ngo wajya gufatira irembo Kagara wowe shyira utokeje nemeye kumusabira no kuzataha urugo rwe utaza kumugaragara izuba riva izuba byo ahubwo vuga uti ariko Amagide Black ko muzi ikintu mbasha kubona yaririmbye umuntu Seri indirimbo yitwa umuntu ariko none ndamubonye no umuntu Nyabarongo muri abantu yaririmbye bona yishyiremo oya tuvuga ko ubaye umuntu kandi ni indirimbo ari ya Nyabarongo niwogera Nyabarongo oya none se niba mvuze niba uramutse uvuze ngo yajya kunzara akanyihinduka kandi azi ko turi inshuti jewe navuga ati reka njyewe ibyo gusaba njye mbijyamo ariko reka mbaze mubaze ko Nyabarongo wayiririmbye muri Nyabarongo amenye ko ari mu ngona ngo zirimo dore ngona none se ndakubwiye ntukajye imbere kuri Nyabarongo ku nkengero nk'ingona imuriye yamuriye iminota ingahe oya ni milu babyita milu ni milu kimira ntuzajya imbere ntuzajya ikintu cyayivuna ni umutwe dore reka nkubwire umuntu yarigiye kuhemukira wa wundi w'umuhanzi yitwa nde yitwa abantu nkamwe wowe nande
ntabwo ndi kubashyira ko mwebwe ntabwo muri abantu namaze kubona ko mutari abantu ngahibaze come on ese n'ibitekerezo bireshya uretse gato n'ibyakabaye ku muntu witwa bihinduriye urakoze twagiye yego muntu yego niko uzi ikindi kintu uzi ko umuntu yigeze kuza mu rugo rw'umuntu yewe muntu ibyo ngibyo byose muri kumwereka yewe muntu muri iri jambo reba ringa wampaye reka mbabwiye muri ijambo rimeze gutya urukumva jewe si ubundi buriya wakwiyandikisha mu irushanwa ryo gutwara amagare hari utuntu n'iry'ubwiza narijyamo kuvuga ngo mani ikiganiro gihagarare none si n'ibwiza ngo tujye ku magare nako bwiza we bwiza bwanjye zara kagahanga hano agahanga ariko sorry grande fa umutwe nawe zana amaguru yawe umuntu yawe baramaje ngo zana igufa arabundi aramusubiza ngo zana ihwa ese si kimwe se none ubwo muri seko na perezo munyibwirishwa sibyo ubwo bwa aratsinzwe rero muza munyibwirisha sibyo ntabwo ari ubugambo n'ubugambo interdiction ndakubwiye ntuzagaragara imbere ya Nyabarongo niba mu mani ngo naziri hari izakurya ayo niyo mahirwe dufite kwitwa abantu nkatwe RDB irarengana ndakubwiye ngo reka ndengera RDB nujya hari RDB izajya kwishyura umuntu nkawe yego muntu yego amagambo yahe uri kuvuga yo ni kuvuga yo uri guca amarenga se yego ibyo uri kumbwira nakuze ni kuvuga ngo nabitangiranye nkiva mu nda ya mama kugeza n'ubu ndacyabyumva that is the why you can't change me who I am ntabwo ushobora kubihindura undi we nanone nyanguze kubabwira ngo nyanguze kubabwira ngo for the history for this guy ndakubwiye ntuzaterura isafuriya y'isombe kuko uko twakoze umunsi mukuru ukajya kuyiterura aho ngaho uguyemo se abigiporezo nta kundi wakurya iminsi ngahe yewe n'ingona yakumara mu minota 3 wowe nakurya umunsi umwe rwose n'ubu wamuriye maze ntabwo namurya ntabwo twe abanyarwanda turya abantu ariko ikintu kimwe ngiye kumubwira ibyo bintu ugomba kubyitondera ni ukuvuga ngo interdiction kukwiyama no kukubwiriza no kugira ngo ubwire ngo ntabwo bishoboka birakaze niko ndakubwiye ntuzajye imbere y'imbabura ugende uruhande rwayo uzajye kuri Nyabarongo ingona zikamurya ikintu uzakanga wikangisha ukanga uzakanga imbwa ariko ubanza n'intare yakwiruka baribonye Kagara yakwiruka irareba ataka karuna gake niyo mahirwe mfite nuzi ko kera wajyaga imbere y'imbwa wasanga imbwa ikaza ari inkazi ukagira gutya ngo ntabwo ati uriya mutive ko ahindutse ikirukanga igafata inzira ikirukanga ikayibangira ingata none rero ikindi kimwe nujya kuri reception ujya unywa inzoga yewe B1 gin nujya kunywa B1 gin uzamuzamuke kuri ya ntebe ya reception uzitura hasi uturike ndakubwira akazi kawe kuko kuzamuka kwa ariko kanyo tukiri muri ibyo ngibyo ndumva urabizi ko uri umuntu watangiye sinema kuva kera kandi nawe nabonye akina amasinema ariko ashaje nabi yandura nshaje ndi kubagira inama amagide ashaje nabi nanduranya ndakugira inama ntuzajye kuri Nyabarongo ngo nitazakumira bongore kandi nta mutamiro nawo bayo ndimo ubundi yambone kubanda ingona zirya ibikeri nkazo ingona ishobora kurya umuserebanya igikeri ikarya imbeba ikarya ifuku we yakunanirwa wose ariko we n'ifuku nk'esheshatu uzirenze igeje ibiro ahubwo se Kagara ariko rero ndakubaza ingona ishobora kumira ifuku 8 wowe ni ifuku 8 uzirengeje ibiro ifuku 8 ifuku urayizi ariko ntukageranye Kagara n'ibintu by'amafuti amafuku vuga amafuku ntukageranye Kagara n'amafuku ntukageranye Kagara ariko icyo nkubwiye ingona urazizi ni izacu kandi ntago wemere kwica ingona ntiwemere n'imbeba rega zo mu nzu banza kuzica bazabisubira ibintu by'utumashuri bigomba gucika kuko ngo ni ibidukikije ariko buriye ngo hano ngo hari imbeba habagaragara ko hari n'ibiryo iwawe mufite imbeba se
N'ikibabaje nuko uzazirya basigaye barya imbwa nkanswe. None jewe ntambe bishobora kuza iwanjye, ariko ibidukikije, what the meaning of ibidukikije, hari inzoka iraye nayo ntabwo yemerewe, Kagarara yemerewe, Kagarara ntabwo ari ibidukikije. Ntabwo mvuze wari uvuze ku bidukikije. Hari imibu nayo iradukikije, iraturya, bakazana kontreta ya malaria, bakazana imiti, dore ko twabonye imiti ibiri yaje. Noneho hari n'ibindi, hari n'isazi, ibintu by'ibimonozo, ibimonyo, inzukira. Ibyo bivuze ko ari ibidukikije, kuki babyica? Kuki bashaka kuzana imiti yo kubyica? Hari ikindi kintu ariko impamvu babyica urabizi se? Hari ibyangiza duhamagaza ababishinzwe, bakaza bakarasa nk'imvubu bayiyatangiye kona, bakarasa inzovu, bakarasa n'ibindi byose byacitse parike bije kwa konona. Ariko nukuvuga ngo kugira ngo bazane umuti w'umubu nuko twonona. Ibyo ndabyumva pe, ahubwo ndigaruye. Ariko hari ibidukikije bimwe na bimwe ushobora kureba birenze umuntu. Ifuku 8 nangwa 12 zirakurenza. Nakubwiye ngo ariko turi kuganira, nta gifura kigomba kuza. Ndabizi ariko urabizi ikintu nshaka. Oya uje kumbwira ngo ndabizi ko ari ukuri. Oya ushaka kunyemeza ukuri, ndashaka kwemera. No, nakubwiye ngo ntukagene Kagara n'ibintu by'amafuti. Ntabwo ari amafuti, umufuka w'inkwavu. Inkwavu ni amafuti se ntabwo zirya, ntabwo uri inkwavu. Inkwavu yego ndazirya. Umufuka ibyo ntabwo ari amafuti noneho, kubera ko ifuko ari danje, n'ifuko ziraribwa nyamara. Ariko umufuka w'inkwavu, yego wowe na Amag the Black bakwashyira ku biro. Umufuka w'inkwavu mwe mwamwarusha ibiro. Nyera Amag the Black Amag afite ibiro bingahe? Bari ibiro yarashize bigeze mu 8 ngaho wowe. Yewe icyenda n'umunani bibaye 13-12. None se mwarusha umufuka w'inkwavu? Urumva ari kumuja kimwe n'igice. Umufuka w'inkwavu kumuja kimwe n'igice, ariko hari abantu wagereka Kanyombya umusa ufashe n'umufuka bakabashyiramo, bakafata nzovu. Wese kubwira bagafata nzovu, bagafata Amag the Black, bagafata n'undi muhanzi nkunda ninde kakandi karekare DJ Pius, bakabashyiramo. Ndakubwiye wabata amahene 6 ntago mwarenze ibiro. Ariko nkaho ufite ibiro bingahe? Ubuse Pius afite ibiro bingahe? Ngenda kubwiye ndabivuze DJ Pius twarakoranye. Ariko Kagarara ntago yagakoye kuza mu ngero. Kubera iki? Uze kunje n'ujyo ntirwantangirwa. Urumva iyo ajemo inkwavu na Kagarara ni ibintu bitandukanye. Iriya nkoko wamaye, uyu areshya nayo. Wabyivugiye ariko amaguru kandi niyo wagiye kwinyereka. Ureshya nayo uko ibona bineze. Iguteye karate, ni karate hano babyita karate, babandi barwana babita karate. Oya judo catholique. Yego judo protestant. Nabwo judo adventiste, kayigutera judo adventiste. Nima wakwitura hasi kandi na pastor nagwa gutabara. Inkoko se iriya nkoko bampaye ubwo yitera nde ibyo bintu njewe Kagarara. Aho Kagara wakwemeye ko ari kwiyakira. None se ntabwo yakudoma ko ujya kunyemeza ukuri kudahari. Nangwa na Amag the Black yamukubitano ku Murundi ngasimbuka agasimbuka. Wowe kudomya no kuko ari no kuntu ushobora kubona ari mwene wacu ikavuga ati reka mwihorera, ahubwo akoka niko mwashakaga. Yerererere aho ngaho niho ruzingiye sasa. Ubundi musaza kankumbaza ni mwene wa Rusake, ni mwene w'inkoko. Rusake kubonye uje iri kumwe na madamu wayo, niba ntago harenga yakudoma ku gahanga. Ntago yakushobora kugira ko ari mwene wabo, kandi ashaka kujya nko mu ishyamba mu bintu by'ibirunga ntagire ikintu aba, kandi twe ugira ngo ndabeshya. Ndakubwiye inkoko yonye Kagara ntabwo ya sport igomba kurwana nawe. Kagara uje kwenda iki? Tayari Alien yamutikura hano nzego twakumye. Aze kayereka baze ngo baziranye ikintu. Buriya dufatira urudodo rw'inoza zibadodesha nyine imyenda tuzireba. Urudodo burabo ndakantu nshaka kwibariza nyine karaho ngaho mbaza. Ntabwo ndi umutayeri ariko urabona urudodo rufite metero, reka dufate urudodo rufite metero nangwa santimetero. Upima ibiro bingahe ugereranyije ku cyo kigero? Urudodo rusanzwe urunguru gutya rumwe
Reka dufate ufite metero. ase waguye ku ngingo Oya nyine nashaka kumubaza. uri kumunyuza mu Oya batari arabyumva. Mubwire rero urebe ukuntu waba ari abarozi. Tangiye kuzana ibintu by'indodo ko ndumva afite ubwoba. Mfite ubwoba cyane. Nakubaje nsubiza. Kuzana indodo aba bantu. Don't jump my question. Bajyaga bavuka. Don't jump my question. Shara you guys. No. Urumva se? Aba bantu bajyaga bavuka. Nakubaje ngo uretse ujya umukondo wabo bakawudodoshi nuza indodo z'imyenda. nakubwiye ngo yakomereka. None atangiye kumbwira ngo urudodo rufite ibiro bingahe. ku isi yose ikintu cya danje ni urudodo. nje ariko niko rugendo nshaka utangiraho ikibazo nshaka kubaza n'icyo kiri depend kivuga saa yine ni hari umugabo wabuze ngo bazaje kumushyingura mu kwezi. iromba urarizi ngo nizo zabaga zikaragiyemo none rero reka mbwire Kagarara. Michael Jackson navuze ngo bazamushyingure mu kwezi biranga ntabwo byari gushoboka. Biriya nibyo kubeshya, biriya ni nacyo gituma navuze ko abantu bajya mu kwezi bishobora kuba batubeshya nango bagarukira hari hagati bakagaruka bakigarukira. Biriya bintu ntabwo tubyemera 100%. None nasabaga kugira ngo dusabe abafite ubushobozi. Hari abafite ubushobozi bamukweduze Ubuhindi, Ubushinwa, kwa Putin ni umuntu w'irobo bakujyane mu kwezi kuko ibintu biye birananiranye. Urudodo rufite ibiro bingahe? Biri kukubaza. Usibuye we n'urudodo ibiti kiro nibi. Kwa akili yake Kagarara. Izina ry'umuntu Kagarara. Nimama kono kabanze ko bazengeza mukagatekerezaho kubera ko mubwiye ko badodaga imikondo yabo n'indodo. Ako Ubaze bakamubwira ati burese gatoya nabona gaze aribwo bamuha ibiryo. Wazana gaze ingana nta niyo wabona. Yego ikize ntayibona. Urugero rumwe ko utuma impamvu ntayibona. Ujya usura se? Oya ndaniye. None baramubaze bira ni bibi cyane urahita upfa. Niba muzungura mwazana nyamba ubika mwakiri inkweto zanyu ndamubaza. Ubona we gisheke waryoha. Mbaye igisheke. Cyari se umuntu yabaye igisheke. Waryoha. We gisheke waryoha. Nubwo waba igisheke n'uba ubunyobwa ntago nakurya. We ntago waryoha. Simubeshye. Kanyombya ngengeye kugura. Biramunaniye ndakugura ibisheke. Nuwo mugore bazashaka. Ngiye kugura ibisheke. Asaka Kanyombya niwe gisheke cyonyine usigaye. Navuga ati mujyana amashweka yana. Wari uvuze kandi imbere. Arakano usimbutse. Urebe ukuntu ari abarozi wabo. Ageze ku bisheke byitwa abantu barya. Urebe ko abantu barya abantu. Niko bavuze ngo mujye gucuragura. Nawe wajyamo. Ndene ko kwa bwenge bwanyu. Use ko bacuragura bajya kwidirishya y'umuntu n'umuryango w'umuntu ko nabyo mbise. Nibyo ko navuze ati. Uyu muntu iwabo nabacuraguze. Uyu se yajya gucuragura. Kuko abacuraguze birukase. Basanga ungu yatizariya bakamufata. Wowe ufite amanyesha imana. Namujya gusa nanjye. Abacuraguze bafite imvi kawe. Abacuraguze ndabona umusore. Oya kutagiye kutubwira iby'iwanyu. Wigeze kubaho mu baskuti? Mu baskuti bahe. Uba nawe n'uyu byavuze. Uyu niwe mucuraguzi rero. Atangiye ibibazo by'abasuguti. Uyu niwe mucuraguzi wadaje. Uyu ngo bitubwire none we bidusobanurire. Nujye mwacuraguraga ryari. Kuvuga ukuntu abaskuti nko gusariwa gusuhuza. Gusuhuza. Ubundi bagira gutya. Hari ibyo bakubajije se? Oya ariko ndabigushubira. None se rero baje kutwigisha ko basuguti? Watubwiye tukaba amabombo se. Twaje kwiga ngo turi bisuguti. Ubwo nubango ibisuguti ni bya bindi. Ngo basuguti. Leta kana maneno nakoreka tugere ku musozo twigendere. Ibintu nk'ibi ngibi rero binera umujinya. Ari wa mucuranzi ngo yabaye umunyamakuru genda wiga ubunyamakuru uzagaruke nawe. Ngo twitwa ibisuguti. Mu mwanya uribuze kutwita bya bindi bakora mu Nanjye ngiye muri hoteli Mutara bakora ibiki? Igisuguti. Ari cyo cyonyine gisigaye. Mu Mutara bakora iki? Bya bindi bakora mu Mutara. Mutara. Ha bintu babunza mu Mutara bimeze nk'ibineke. Ibyo wabemeye. Ibifonofo. Oya. Ibintu babunza ngo niba ari biki bintu bajyana biryoshye.
ikizete se gikorwa mu farini utangiye by'inyama. Reka tubasezere rero, niba ari Lydia simbizi ibyo Lydia byawe, Lydia nzi ko ari friend, dear sister, dear mother, dear father. Reka tubabwire rero ko ubu ngubu tugeze ku musozo, tubabwira ati mukore share, mukore subscribe, mukore comment, mukore na link. Mbayibasezeye uyu munyamakuru nasigane n'uyu mugabo ndagiye. Yego muraho mwamfuramwe. Yego Muraho ndetse muraho. Mpema kwe forma. Ngo forma banze. uca agasuzuguro se. So guys, rero no kuvuga ngo ni kwebwe nuko twibereyeho, urumva turaganira tugatebya ikosa rimwe ni ikosa bakoze nuko tubona barabizi. Mwamfuramwe nta gifura kwe kitubamo. Tukaganira ibi ni nk'umuco sibyo buriyara na kera barabikoraga, ntago ari nk'umuco ahubwo ni umuco ya ni umuco. Ikindi umusaza yakoze cyane kuza, nawe wakoze cyane kuza, ariko nambaye nk'umusango. Uri nk'umusango, ahubwo ideni nkurimo ni ukutakugeraho nawe. Yes, nibyo deni ubundi. Kugira ngo nze ntago uzirirwa urya ziriya nkoko kuriya tu. Nawe ngomba kuza iwawe nkamenya ngo nushaka uziyambaze Rujama. Nta kibazo, ibyo ngibyo rwose ewana ushivuga biba si ugusabwa byategetswe. Bosi wacu se subi yareka barabizi Rujama icyo yabuze se ntacyo kabisa. So rero ngira ngo ikiganiro numva twagisoreza hano tukageza ku musozo. Ubwo rero God, ubwo ibyabayeho no kuganira no gutebya ni ibintu nyine bisanzwe. Twebwe narakubwiye ngo turi ibyishimo, ibyishimo by'abantu ku isi hose. So guys, rero no kuvuga ngo reka tubifu Kanyombya afite imyaka ingahe? Sinzi imyaka ashobora kuba afite, ariko ntabwo babura 70. 92 ku byasa kose, kuko ziramvi ntabwo ari iz'umuntu mutoya. No kuvuga ngo rero Kanyombya ku myaka ya 92 niko bitekereza. Nako biri unamubonye, gusa n'umusaza wacu twemera tunubaha cyane ndetse cyane, ariko umusaza ntago iyo myaka uvuze. Wowe ufite nka metero zingahe? Njyewe nyine turi kuganira kuvuga ngo metero imwe yo ndayifite, byo ni ibintu namaze kukonfaminga. Umva nkubwiye turi kuganira se, umwe ko turi kuganira noneho turi kuganira metero imwe yo ndayifite, ni ibintu bidasubirwaho. Metero gusa nyine za santimetero zirengaho shashora ko ari ngo nk'ebyiri gutyo. Gusa nyine amusa to be who I am kabisa. Tunabwira abantu ngo mwakoze kudukurikira kuri Kigali News Channel. Tuba turi kumwe na Rujama Foundation. Ubundi ufana ihe kipe? Jewe itsinze niyo mfana. Waketse uranabivuga. Muri iyi minsi yatsinze ni iyihe kugira ngo umenye iyo ufana? Jewe niba ari Real Madrid. So rero ubwo ibiganiro byacu nakagaruka kuri Kigali News Channel hamwe na Rujama Foundation, zahabu, amavuta meza, D1G ku isi hose. Ciao Mango 4G nuko nguko. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.